Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe udukurikiye aho uherereye hose, haba hano mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ntabwo twakwirengagiza n'abari hanze y'u Rwanda bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Iyi ni shene nshya yitwa Mwarimu Kijana cyangwa se umwarimu ukiri muto. Aha tuzajya tubagezaho inkuru zitandukanye z'ubusesenguzi, amateka, ibyamamare, imyidagaduro ndetse n'andi makuru atandukanye. Jye muzajya mubana muri izi nkuru zitandukanye, ndi Khaled Sylvester Simpleman no stress. Ndabasaba ko mwakora subscribe, like, share ndetse na comments kugira ngo tubashe kubana umunsi ku wundi. Ndetse mugakanda no kukazogera kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose dukize inkuru ujye uhita uyibona. Tugiye gutangira tubabwira inkuru ivuga impamvu abami b'u Rwanda byari bibujijwe kunywa urwagwa. Benshi bazi ko umwami yari umutegetsi ukomeye ndetse wafataga imyanzuro yose, ariko harimo nuko batari bemerewe kunywa urwagwa. Ese byaturutse he? Byatewe n'iki se? Ibyo byose nibyo turi bwumve muri iyi nkuru yacu. Ubusanzwe urwagwa ruboneka ahantu henshi mu muco wa Afurika atari mu Rwanda gusa. Ni ikinyobwa cy'umuco kandi u Rwanda ahantu henshi bafata urwagwa nka kimwe mu binyobwa byihariye. Urwagwa ni inzoga y'ibitoki, rukaba ikinyobwa gakondo gitangwa iyo abantu bateraniye mu nama mbonezamubano hagamijwe koroshya itumanaho, kandi bizwi ko rukoreshwa mu mihango itandukanye yo mu muryango, iy'idini, nk'ubukwe no kubatizwa, gukomezwa n'ibindi. Uretse ko muri iki gihe urwagwa ari n'isoko y'ubukungu ngandurarugo kuko rutanga amafaranga ku warugurishije. Inzoga y'ibitoki cyangwa se urwagwa mu Rwanda ikorwa mu bitoki bihiye byitwa imineke kandi ikagira uburyohe bukomeye. Igitoki n'amasaka ni ibintu bikomeye mu bituma urwagwa rubaho. Umusaruro w'urwagwa uboneka batangira gutema ibitoki byeze mu rutoki, bakabitara mu rwina cyangwa ahandi hantu hari ubushyuhe, byamara gushya ni ukuvuga bimaze kuba imineke, bakabyenga hifashishijwe ibyatsi gakondo bita ishinge, gusa hari n'abakoresha vetiveri cyangwa umutsina. Muri iki gikorwa cyo kwenga, iyo babaga benga ibitoki bike bishobora kuvamo umutobe wajya nko mu ijerekani imwe cyangwa abiri, bakoreshaga amaboko cyangwa se ibiganza, ariko mu gihe benga ibitoki byinshi bishobora kuvamo umutobe w'amajerekani nk'icumi cyangwa arenga, bagakoresha ibirenge. Gusa murabizi ko bavuga ngo agahugu umuca kandi umuco, niyo mpamvu mu duce twose badakoresha uburyo bumwe bwo kwenga, nubwo byashoboraga kuba imineke myinshi cyangwa se mike. Hari aho bakoresha amaboko gusa, kandi abantu bagera kuri 2 cyangwa 3 bashobora kugira uruhare muri iki gikorwa. Igikoresho gakondo gikunda gukoreshwa benga ni imivure. Ariko aho abazungu bazaniye ibindi bikoresho bitari gakondo, hari aho benga bakoresheje amabasi manini cyangwa se amasafuriya. Muri iki gihe cyo kwenga bashobora gushyiramo amazi make kugira ngo babashe kubona umutobe. Iyo umutobe umaze kuboneka nibwo basya amasaka y'amakoma. Hari ababanza kuyakaranga, abandi bakayasya adakaranze, maze ifu yayo bakayivanga na wa mutobe ari byo bita kubetera, barangiza bagatara wa mutobe uvanze n'ifu y'amasaka, maze nyuma y'iminsi iri hagati y'2 n'4 urwagwa rukaba rwabonetse. Gusa hari naho bashobora kuvangamo ubuki, maze urwagwa rwashya bakarwita inkangaza. Gusa iyo bavanzemo ubuki bisaba ko hashira igihe kirekire urwagwa rutaze kugira ngo ubuki bubashe gushanguka buke neza, bwivange neza na wa mutobe. Byagenze bite rero kugira ngo bibe ikizira ku bami bo mu Rwanda ntibemererwe kunywa urwagwa? Ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka nibwo haciwe iteka ry'uko nta mwami w'u Rwanda ugomba kunywa urwagwa. Iri teka ryaciwe hagamijwe inyungu rusange z'u Rwanda ndetse no gusigasira icyubahiro gikwiye umwami w'u Rwanda, dore ko yabaga ari umuntu wubashywe kandi usobanuye byinshi mu buzima bw'Abanyarwanda. Wakwibaza ute se ibyo bihuriye he? U Rwanda ni igihugu gifite umuco wihariye, kandi Abanyarwanda bari bafite uburyo babayeho, bemera kandi bakubahiriza ibiturutse ibwami. Niyo mpamvu n'abami b'u Rwanda bagombaga kuba abantu baboneye kandi koko bagaragaza indangagaciro zo kuyobora igihugu, cyane cyane mu gufata imyanzuro ifite inyungu rubanda nyamwinshi. Ibyo kutanywa urwagwa ku bami bo mu Rwanda rero nk'uko twabivuze haruguru byakomotse kuri Yuhi wa gatatu Mazimpaka wabaye umwami wa 18 w'u Rwanda.
uyu mwami yajyaga agira amakaburo, niko bita ibisazi by'abakomeye. Muri ayo makaburo ye rero, uyu Mazimpaka yaje kwica umuhungu we Musigwa yakundaga cyane, amwica ari ku manywa y'ihangu agira ngo ni umujura. Aho agaruriye akenge, dore ko ayo makaburo yazaga ari uko asomye ku rwagwa, ababazwa cyane nuko yiyiciye umuhungu we, maze ahita aca iteka ko nta mwami w'u Rwanda uzongera kunywa urwagwa ukundi. Iyo niyo nkomoko y'uko nta mwami w'u Rwanda mu bakurikiyeho wanywaga urwagwa. Uyu Musigwa kandi yamukurijeho igisigo cyitwa Singikunda ukundi, nkunda ibyo nkunze ntibinkundire, aho kunkunda birankuba bikajya ikamagoma gukungika iyo kure, gukunda ikitagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Ngaho ahaturutse ukutanywa urwagwa ku bami b'u Rwanda, ni mu gihe urwagwa rwanyobwaga n'abagabo benshi mu Rwanda rwo hambere, ndetse no kugeza abantu benshi bakunda urwagwa. Nubwo rero abantu benshi bakunda agasembuye harimo n'urwagwa, ni ngombwa kunywa mu rugero, kuko hari ushobora gusomaho yarenza urugero bikamuviramo guhena mu bakwe cyangwa kwihekura nk'uko Yuhi Mazimpaka byamubayeho, dore ko n'ubundi bavuga ngo uyikura mu kibindi ikagukura mu bagabo. Niba hari inkuru ushaka ko twakugezaho ubutaha, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri aderesi email na telefone biri munsi y'iyi video tubamaze kubagezaho. Murakoze, mugire amahoro y'Imana, mujye muhaha muronke, ndabakunda cyane. Inkuru zacu zo nakagaruka.